Yesu ashimwe. Uyu ni umunsi wanjye, uyu ni umunsi wawe wo gushingira ubuzima bwawe ku ijambo ry'Imana, kuko Imana ikubwira, kuko Imana ikwifuriza, kandi ni umunsi wawe wo kuba umutsinzi. Turasoma mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cyacu cya 2. Nizeye ko wagize umwanya wo gusoma Bibiliya ku giti cyawe, ukayifatira umwanya ukayitindamo, ukumva icyo Imana ikubwira. Imana yacu itugire neza. Turasoma mu gitabo mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 2. Reka dusome ku murongo wa 6. Harambwira ngo nawe Betelehemu mu gihugu cya Yuda nukuri nturi mutoya mu midugudu ikomeye ya Yuda, kuko muri wowe ariho hazaturuka umutware uzaragira ubwoko bwanjye bw'Abisiraheli. Nanejejwe n'uyu murongo ko Imana ijya gutoranya ahantu Kristo azavukira, ntabwo yatoranyije umudugudu ukomeye cyangwa se w'icyamamare. Nkurikije umurongo Bibiliya itubwira, haravuze ngo nawe Betelehemu mu gihugu cya Yuda nukuri nturi mutoya. Nuvuga ko wari umudugudu mutoya, ariko ubeshejwe ukomeye kubera ko ugiye kuvukiramo n'umukiza w'isi. Ibi rero niba Imana ishobora kubivuga ku gihugu, ku mudugudu, ikababwira ngo umudugudu we nturi mutoya kuko ugukomokamo akomeye, ari umwami uzakiza abantu batuye isi, byongeye ubuzima bwanjye. Nanone nifuza ko byahana ubuzima bwawe ubushizi bw'amanga. Kristo natura muri wowe, nubwo wakumva usuzuguritse, nubwo wakumva ntacyo uri cyo, ariko Bibiliya irakubona nk'umuntu uhambaye, ubwami bw'Imana burakubona nk'umuntu uhambaye. Aya magambo rero yabwiwe Betelehemu, reka uyagarure mu buzima bwawe. Burya ntabwo uri mutoya, ntabwo uri insignifiant. Ushobora kuba udafite icyo uvuze mu maso y'abantu, mu maso y'umuryango, mu maso y'abakuzengurutse, kubera ko hari standard runaka batakubonaho cyangwa babona utagezaho, ariko kuva ufite Kristo mu buzima bwawe, niba umufite, burya uri agaciro mu maso y'Imana. Ntabwo uri mutoya, ubwami bw'Imana burakuzi kandi ubwami bw'Imana burakwishimira. Umurongo wa 12 uravuga ngo babuzwa n'Imana mu nzozi gusubira kwa Herodi, banyura iyindi nzira basubira iwabo. Aya ni amagambo tubona arimo avuga kuri ba banyabwenge bagiye gushaka cyangwa se gushengerera Kristo, kumutura amaturo n'ibintu bitandukanye. Aho nifuza kuvugana ahangaha ngo mu nzozi baburizwa n'Imana mu nzozi. Ni ukuvuga ngo mu nzozi Imana ishobora kuganirizamo abantu, cyane cyane ko abantu batari n'abayuda, bari abanyamahanga. N'uwo mwami wazutse bafite ko bari bamubwiwe, bamuhishuriwe, nako wavutse bafite ko bari bamuhishuriwe, baza baje kumuramya. Niko bahuye na Herode. Herode ababwira ati nanjye mumbwire umwami ahari, nanjye njye kumuramya. Ariko bari mu nzira basubira kwa Herode kumubwira ko bamubonye, umwami Imana arabasanga abaganiriza mu nzozi. Ibi binejeje ko umwami Imana ishatse kuganiriza umuntu wari wese yamuganiriza. Yaganiriza uwizera Imana, yaganiriza utayizera, yaganiriza uguteje ikibazo ikamuganiriza, ikamuvuguruza. Ibyo rero bidutere kwizera Imana cyane. Ariko nifuze kuvuga ko gatoya ku nzozi. Inzozi ni ahantu Imana ishobora kutuganiriza. Inzozi ni ahantu kandi dushobora kurota ibyo twiriwemo, dushobora kurota ibintu bisanzwe, ariko nanone ku muntu wahaye ubuzima bwe Imana ishobora kumuganiriza mu nzozi. Uretse ko icyo navuga ahangaha ni uko inzozi wakwita ko ari iz'Imana zitagomba kunyuranya n'icyo Bibiliya ivuga, zitagomba kuvuguruza icyo Imana ivuga. Iyo turebye mu gitabo cya Yobu igice cya 33 umurongo wa 14 wa 17 baravuga ngo Imana ivuga rimwe ndetse kabiri nubwo umuntu atabyitaho. Mu nzozi mwiyerekwa rya nijoro, igihe abantu bashyizweyo basinziriye ku mariri yabo, niho yumvisha amatwi y'abantu igashyira ikimenyetso ku byo ibigisha, kugira ngo igamburuze umuntu mu migambi ye, ngo imaremo umuntu ubwibone bwe buhishwe. Rero imwe mu nzira Imana iganirizamo abantu, mu nzozi Imana iganiriza abantu, ikaba yabaganiriza ibintu bikomeye, ikaba yabaganiriza ibintu bishyira gahunda mu buzima bwabo, byerekera mu by'Imana ibashakaho. Inzozi zacu rero nizo kwitabwaho, nizo gusengera, kugira ngo Imana izituganirizemo. Kandi nanone nkuko nari mvuze ngo igipimo cyo kumenya ko zivuye ku Mana zitarimo kwibeshya, uzarebe ko zitavuguruza icyo Bibiliya isanzwe ivuga cyangwa se ijambo ry'Imana risanzwe rivuga. Muri iki gice turaza kuhabona iki gikorwa cy'inzozi Imana yaragikoresheje kenshi. Yavugishije Yosefu mu nzozi ajya guhungisha umwana na nyina, irongera imuvugisha mu nzozi agaruka, ku buryo tubona ko ari igice kitakwiriye gusuzugurwa n'umwana w'Imana. Ku murongo wa 19 harambwira ngo Herode amaze gupfa, marayika w'umwami Imana araza abonekera Yosefu mu nzozi ari muri Egiputa. Icyo nshaka kuvuga ahangaha ntabwo ushaka kugaruka ku nzozi, ahubwo ndashaka gutangara ku buzima bw'abantu. Ni ukuvuga ngo Herode wahigaga ubuzima bwa Yesu kugira ngo abwice, noneho nawe arapfuye. Ibi ngibi bitwigishe kwiyoroshya mu buzima. Ni ukuvuga ngo yashaka kugira abo yica, uretse ko yari yanabishe, yarishe abana benshi ashaka Yesu, ariko ibi ngibi bitwigishe kwiyoroshya mu buzima, kutagira imigambi mibi, kudapangira ibintu biba abantu, kuko umuntu usanzwe ashobora gupangira undi imigambi mibi ikamugeraho uwo yipangira itari yanamugeraho. ngo Herode apfa atarashobora kwica Yesu nkuko yabishakaga. Ku murongo wa 23 haravuga ngo atura mu mudugudu witwa Inazareti, ngo ibyavuzwe n'abahanuzi bisohore, ngo azitwa Umunazareti. Icyashimisha nanone muri uyu murongo cyangwa se icyo nakuyemo,
Yesu nako Yosefu agarukanye umwana na nyina yabanje kugira ubwoba bwo kujya gutura mu mudugudu aho yahoze, kuko Herode nubwo yari yapfuye yari yasimbuwe n'umuhungu we. Noneho ngo umwami Imana none arongera aramusanga amubwira noneho azatura, ariko nanone byagira ngo bisohoze ibyavuzwe n'abahanuzi kera, kuko byari byaravuze ko azitwa Umunyanazareti. Ni ukuvuga ngo ubwoba bwa papa we bwa Yosefu umugabo wa nyina butuma adasubira gutura aho yari atuye, buhise buhuza neza n'iby'Imana yari yaramuvuzeho, kuko biri yaravuze ko Yesu azitwa Umunyanazareti. Icyo nakuyemo ahangaha rero ni uburyohe bwo guha ubuzima bwacu Imana, tukemera Imana ikayobora intambwe zacu. Ntako bisa, buri gihe Imana ituyoboramo bizatugiraho inyungu twebwe ubwacu, bizaba bifite inyungu ku bwami bw'Imana, ariko natwe bizatugiraho inyungu. Ni ukuvuga ngo Imana yari iyoboye intambwe za Yosefu, bituma ibyo abahanuzi bari baravuze bisohozwa ku buzima bw'umwana Yesu. Rero ubuzima bwawe ntutinye kubushyira mu biganza by'Imana, Imana izayobora intambwe zawe. Ntabwo byari hazari kuba bagiye gutura i Nazareti, ahubwo byari byarahanuwe. Nawe rero nuzuza n'ubuzima bwawe mu Mana, ukemera Imana ikajya iyobora decision zawe, ukemera Imana ikajya iyobora intambwe z'ubuzima bwawe, nta hantu na hamwe uzahomba, kuko hari ibyari byarateganyijwe ku buzima bwawe nukomeza kugendera mu nzira z'Imana. Imana iguhe umugisha, ugira umunsi mwiza, wemere ko Imana iyobora intambwe zawe. Urakoze.